Yesu aramubaza ati urareba iyi myubakire minini, ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Tubwire, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohoreramo cyegereje ni ikihe? Yesu atangira kubabwira ati mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nigwe Kristo, bakayobya benshi. Nuko nimwumva intambara n'impuha z'intambara ntimuzahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi, ndetse hazaba n'inzara. Ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa, ariko mwirinde kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi, kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami b'abampora ngo mubabere ubuhamya. Ubutumwa bwiza bukwiriye kubanza kumara kwamamazwa mu mahanga yose. Niba bajyana mu manza ntimuzahagarika imitima y'ibyo muzavuga, ahubwo ibyo muzabwirwa muri icyo gihe muzaba ari byo muvuga, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari Umwuka Wera. Mwuka Wera w'Imana ngwino. Mwuka w'Imana ngwino, uganze mu mitima yacu. Mwuka Wera w'Imana ngwino. Mwuka w'Imana ngwino. Muzi amategeko twahaye n'Umwami Yesu kubategeka aya ariyo. Ikimana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko Umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma wirene mwirengagiza ibi. Uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana ihamwebwe Umwuka wayo Wera. Ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana. Kandi mugire umwete wo gutuza, mutari bakazitereyemo, mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabategetse, kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze, mudafite icyo mukenya. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'ababandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Iki nicyo dubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu yuko twega bazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami, tutazabanziriza na hata basinziriye.